Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Saibu TV, ni njyewe Eli ubagezaho ubuhamya bwanjye. Ubushize muri episode ya 2 twagarukiye aho umwana wanjye yari ari kurerwa n'abantu ntazi, yaranavukiye aho ntazi. Twagiye uko byakomeje nuko nakomeje kwibaza byinshi, nakomeje gutekereza byinshi, nkomeza kwibaza aho umwana ari, ntekereza na nyina uko twamenyanye, uko twabanye, mwakabyara byambereye urujijo na n'ubu. Ni ukuvuga ngo nabuze amahoro mu mutima, ntangira kwibaza byinshi, yewe ntangira kujya mu tubyiniro, ntangira kujya njya mu makaraoke, ntangira kugenda muri sope, ntangira kugenda amajoro mu tubari kubera guta ubwenge. Nagendaga nkanywa inzoga kugira ngo nibagirwe aho byatangiriye, kugira ngo ndebe ko ubuzima bwanjye bwakomeza, ariko na n'ubu ntabwo ndabona igisubizo. Mu by'ukuri umwaka wa 2021 nibwo namaze kwiyakira. Maze kwiyakira pe, nkakora ibyo nkoze nkabibona, nkabona n'umusaruro, ariko mu by'ukuri nubwo mbikora n'akazi nkora kampa amafaranga, nta mahoro mfite mu mutima. Bavandi, nagerageje kubana n'abantu bose, ngerageza kubana n'inshuti zanjye, ariko na n'ubu nta byishimo mfite. Nk'uko nari mbabwiye, mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 nibwo naje kongera kumenyana n'undi umukobwa twamenyanye ni umukobwa witwaga Esther. Ni umukobwa yagiraga indi nshuti ye nawe yitwa Esther. Bavandi, namenyanye n'uwo mukobwa yari atuye ahitwa i Kanombe. Undi mukobwa witwaga Esther yari inshuti ye nawe, bose baritiranwaga. Esther w'i Kigali twaramenyanye, tumaze kumenyana bavandi, iyi ni inkuru mpamo, ni inkuru yanjye ndi kubabwira njyewe Eli. Umukobwa Esther w'i Kigali, kurikira wumve neza, wumve ukuntu abakobwa bakina imikino, bagakina abahungu, kandi abahungu mutayizi, nta bindi kintu tuba tubiziho. Esther w'i Kigali twaramenyanye, ariko sinkamenye ko hari undi mukobwa witwa Esther nawe biganye twabanaga. Icyo gihe nari ndi gukorera mu Ruhango. Umukobwa witwa Esther wundi w'inshuti ye, bari ba Esther babiri. Hari Esther w'i Kigali na Esther w'ihehe na Esther wo mu Ruhango. Esther wo mu Ruhango we yaranze, yajyaga aza mu kazi aho nkorera, ariko simenye nyine, ntabwo ngiye nabaga muzi, namufataga nk'umukiriya wacu. Noneho Esther w'i Kigali yaje kugira, araza ko turakundana, urukundo rugera kure. Noneho Esther wo mu Ruhango arangije, Esther w'i Kigali aramubwira ngo
umuhungu dukundana ariko twamenyanye ukorera aho ngaho mu Ruhango, wowe uzagende umundebere, hanyuma numara kumureba urebe ibyaba arimo, ese koko ndebera nimba koko ibyo yambwiye kuko nimba nkunda, nimba umuhungu ari seriye. Eri nanjye ndaho ngaho ndi mu kazi muri serivisi ntanga. Umukobwa yaraje aza gukoresha serivisi, ariko mu by'ukuri yari serivisi ya maonesho, yari serivisi yo kugira ngo ambone. Yaraje yari umukobwa mwiza pe, umukobwa mwiza ufite taye ntoya, umukobwa uteye neza, umukobwa utari muremure cyane. Araza, nanjye murebye mu by'ukuri irari riranyica. Bavandi nawe koko nimba uri umuhungu, uwo mukobwa yangezeho nkimara kumukubita amaso, nawe akihagera yarandebye aranganiriza, anyisanzuraho, tuvugana byinshi. Hari serivisi yaje aje gusaba, iyo serivisi mu by'ukuri ntabwo yari ayikeneye, ahubwo yari ari kuri misiyo. Nanjye nk'umusore nakomeze gushukura, ndashukura, birangira umukobwa musabye nimero ya telefone. Mu by'ukuri sinkamenye ko Esther w'i Kigali yahaye Esther w'i Muhanga. Esther wo mu Ruhango ntabwo ari i Muhanga, ni mu Ruhango. Aba yamuhaye misiyo yo kuza kuneka. Araza turaganira, tumaze kuganira duhana nimero ya telefone. Nanjye nk'umusore nakoze iyo bwabaga, ndangije wa mukobwa w'i Kigali naramukundaga pe, ariko mu by'ukuri ukuntu namukundaga ntabwo byari ibintu bifatika cyane. Nabyiyumvishijemo ko ashobora kuba yanteje uwo mukobwa, nubwo ntari mbizi bitewe n'ibyo nari maze kuganira nawe. Kumbe umukobwa Esther w'i Kigali yarampamagaye arambwira ngo hari umushuti we yohereje ngo aze kunsuhuza w'inshuti ye biganye. Mu by'ukuri umukobwa nyine twari tumaze iminsi twabonanye, ariko sinkabimenye yuko ari misiyo. Kumbe ibyo byose twavuganaga uwo mukobwa yabibwiraga Esther w'i Kigali. Nari mfite amafaranga, Esther umukobwa nkazajya mpora mufurahisha, nkamuha utuntu twiza, nkamuganiriza kuri telefone, tukavugana umunsi ku munsi. Mbaza ngo byagenze bite. Umunsi wa mbere yaziyeho ku kazi kunsaba serivisi, ariko serivisi iri aho y'abaringa, idafite umumaro, nta n'icyo ari buze kuyimaza. Narayimuhaye, nyimuhana umutima mwiza. Ndangije duhana nimero ya telefone, ngewe uko nagatashye ntangira gutereta. Mu by'ukuri ibyo byose nakoraga yahitaga atanga raporo i Kigali. Umukobwa twageze aho, bukeye nararekipeye ku kazi, nsiga abakozi banjye nibo bari basigaye ku kazi, njyewe ndaruhuka. Umunsi naruhukiyeho nibwo umukobwa yampamagaye, ndamubwira ni ntabwo nakoze, nawe ubwo ntiwansura. Yaraje
naramubwiye atega moto araza aho nabaga aransura. Umukobwa koko mbona ko nta kibazo kuko uyu mukobwa ashaka kugira, ni nabwo nahise ntangira kumusaba urukundo. Mbaza ati byagenze bite? Uko umukobwa yakinjiye mu nzu yarinjiye, kubera ko nanjye nari maze kuhabona, yarinjiye mbega urukundo, mbega umwana uzi gutanga keya, yanyitayeho anyibagiza ba bandi bya bindi byose nari maranye iminsi mu mutwe wanjye. Yampaye keya, arankunda koko, anyereka urukundo. Ako kanya akigera mu rugo yarampobeye, arangumana, arampobera cyane. Mana, urukundo ruraryoha. Umukobwa yaramfashe neza, araza turi muri salo, birangira tugiye mu cyumba. Mu kwinjira mu cyumba, umukobwa yatangiye kunsoma, aransoma cyane. Ibintu biraryoha cyane, mbese ibintu biba utamu. Ndakubwiza ukuri mupavandi, urukundo ruraryoha. Nimba koko hari ikintu gishobora kuba cyarandyoheye, uwo mukobwa yampaye keya, anyibagiza ibyo nari ndimo muri iyo minsi, ibihe byose byanjye byatambutse. Umukobwa yarabinyibagije, anyibagiza na wa mukobwa w'i Kigali. Amakeya, twinjiye mu cyumba, tumaze kwinjira mu cyumba ankuramo ishati, atangira kunkora mu gituza. Bavandi, nayankoze mu gituza, atangira kuntera karesi, ndasinzira, ntangira gusinzira pe. Ndavuga nti aho ntago mpava. Natangiye kwibaza byinshi, ndavuga nti Sekibi arambyukiye. Naravuze ngo ntago ari urukundo, n'uyu mukobwa ashobora kuba akorana na Sekibi, ese afite imyuka mibi. Yankoreye ibintu, ese koko abakobwa bose ni bamwe? Ushobora kwibaza ko uburyo nari meze n'undi musore wese byamubaho. Yaransomye aho ngira ahandi, ntangira kugabana ibyo nafite, mbura ubwenge, yaransomye mbura ubwenge. Ntangira kwibaza nimba ari njyewe. Ese koko, umva mbabwire bavandi, akimara kunsoma yaramanutse gato gato, amanuka mu gituza, ankoraho, akomeza ankoraho, birangira ankuyemo n'ipantaro nari nambaye, ayikuramo, nsigara na boxer. Biza kurangira mu gihe nari nambaye boxer, yari ari kunsoma cyane, yankomeje ururimi, umunwa wanjye
mbese nyine utarekurana n'uwo. Namwe murabyumva uko byari bimereye. Umukobwa yaramforomata mu mutwe, mbese ansiga ndi vide. Bavandi, mbega urukundo, mbega urukundo. Natangiye gutesha kuzwa mvuga amangambure, mvuga amagambo menshi, ndavuga bavandi, naravuze amagambo ashira ivuga. Yaramanutse hepfo gatoya, nawe nkumve, nawe urabyumva hano yakoze. Bavandi, yatangiye kunkuramo box, ariko mu by'ukuri nari natse. Umwana yaramforomase, umukobwa aramforomata mu mutwe, nsigara ndi vide. Mbona na kimwe, kugeza aho na n'ubu numva ntabwo nari nzi ko umukobwa ashobora kugusoma ugata ubwenge. Yaransomye, noneho aransoma, agumana kunsoma, arangumana kugeza na n'ubu. Nta wundi mukobwa ndumva ko yampa urukundo nk'urwo nawe n'uwo mukobwa. Ibaza aho umuntu aguforomata, akaguforomata mu mutwe, ugasigara uri vide, nta n'ikintu na kimwe cyo gutekereza ufite. Wumve ko ibintu byose nari namugabiye. Ubwo rero amaze kumanuka, aramanuka no hasi, atangira kunkora kuri sexe. Aramanuka, namwe murabyumva uko byakomeje, uko byarangiye. Ariko mu by'ukuri raporo yose iri gutangwa y'iki Kigali, ibiri kuba byose byari biri gutambuka n'i Kigali, biri kumenyekana. Ariko mu by'ukuri yanyweyemo boxer, amaze kwikuramo arambwira ngo yarambajije ngo do you love me? Ariko be, do you love me? Kubera ukuntu nari imeze ndi gushishira, ndamubwira ngo yes, I love you. Ndamubwira nti ndagukunda, kandi ndagukunda n'umutima wanjye wose. N'ubu byararangiye, amaze kunkuramo boxer, atangira kunkora kuri sexe. Bavandi, mbega uburyohe, mbega uburyohe, mbega ubutamu, mbega ubutamu, mbega urukundo, mbega ijuru. Iryo ni ryo juru koko, mbega ijuru muri iyi si. Bavandi, yamfashe hepfo gatoya, aramanuka, yatangiye kunyonka, atangira bavandi, tuzasubire muri episode ya 4. Mwakoze kunkurikira, mugire umunsi mwiza.